Banyarwanda, Banyarwandakazi, Abarundi n'Abarundikazi, Abakongomanikazi, muriho igisuti cy'intambara, Abagande n'Abagandekazi, mukurikira uru rubuga rwacu rwa BRC News, mwaba muherereye mu bihugu byamaze kuvuga muri Afurika muri rusange, mu bihugu bidukikije bya CPGL, ari abari mu Burayi, mu bihugu by'Uburayi, ari abari muri Amerika, Aziya na Oceania, no hirya no hino. Abumva mbese cyane ururimi tuvuga, ndabasuhuje mugira amahoro y'Imana. Nizere ko muri amahoro. Ni umukozi wanyu cyangwa se mugenzi wanyu ubagezaho ibiganiro, Muzalendo nimero 5, ni Muzalendo number 5. Ndabasuhuje rero, amahoro y'Imana akomeza abane namwe, kandi ndabakunze ndanabakumbuye. Ndabanza kubiseguraho, maze iminsi ntameze neza, icyumweru cyose kirarangiye. Abo twakoranye, abumvishe ikiganiro cy'ubushize bumvishe ko ndi gukorora, nari narwaye grippe, ntabwo nari meze neza, ariko nizere ko mumerewe neza. Ndabasuhuje rero, ndagira ngo dukore ikiganiro n'ubundi gitoya. Turareba za update ziriho hirya no hino. Turabanza tujye mu Burundi, turebe kuri iriya soko ryahiye, ariko turavugaho, tuvuge no kuri uriya mumaneko wafatiye i Bujumbura, ariwe Benjamin wa RDF bien sûr. Tujye ku ntambara birumvikana we muri Rubaya, tuvugeho naho. Asigaye dukomeze n'urupfu rwa koroneri wari umuzalendo, ndetse akaba yarashinzwe iperereza muri M23 RDF, wishwe. Noneho dusozereze kuri jenoside y'Abahutu yatangiye gukorerwa mu gihugu cy'u Rwanda, ikozwe n'agatsiko k'abicanyi kitwaje intwaro. Ndabasuhuje rero, mukomere. Izo ngingo nizo tugiye kuvugaho twihuse. Mwicare rero mugubwe neza, kandi Imana ikomeze ibafashe. Nizeye ko mu mirimo yanyu biri kugenda neza, ibyo mukora ibinyuranye mu mirimo yanyu, Imana ikomeze ibarinde kandi ibibafashemo, inabashyigikire. Ndabizeye ko nzi ko muri abantu b'abagabo kandi mukora iby'ukuri. Reka rero dukomeze, ariko tutarakomeza ndacyabasaba ngo mukore like, abakunda runo rubuga rwacu rwose muri inshuti kandi muri abantu b'abagabo. Ugitangira kubona ikiganiro kije, ujye uhita ucyondaho, ukandeho kuri like. Utariyandikishije ukande kuri subscribe, kandi ukanzeho rimwe burya ntabwo biba bihagije, urakomeza hepfo hari akantu kameze nk'akazogera nyine kaba kafite. Iyo ukanzeho rimwe hazaho akantu kameze nk'ugutwi kumwe, ariko noneho hari ahantu handitse hasi ngo all, cyangwa se byose, mbese kwinjiramo wese, ukagakandaho ugahita winjiramo wese. Iyo ukanze rimwe ntabwo biba bigenze neza, ahubwo ukanda kuri all, noneho ukinjiramo uwo ari we wese. Kandi rero ikiganiro mu gisharinge kijye kigera hirya no hino. Ibiganiro byacu ni ibihoraho nyine, kandi ni amakuru aba asobanutse, ntabwo ari ayo kubeshya. Bavandimwe, njye mbabwiza ukuri ko igihe amakuru atari kugaragara, ntabonye, hari igihe network zibura, abari ku rugamba cyangwa se abari kuri tere, tukabura network, mbese ntitubavugisha. Icyo gihe ntabwo twapfa kubaha amakuru tutabanjije gutohoza. Murakoze rero, twihute. Reka duhere kuri iri soko ryahiye igice cyo mu Burundi. Bavandimwe, muribuka ko hari irindi soko ryigeze gushya, noneho n'iri rikaba ryahiye. Abantu bakibaza ati ese kuki aya masoko ashya, cyangwa se bimeze gute? Aha nashatse kugira ngo ndabijyanira rimwe n'uyu maneko wafatiwe Bujumbura, uyu witwa Benjamin, kandi ntabwo ari we wafashwe wenyine. Abakurikira murabizi ko abakozi ba RDF nyine benshi bamaze gufatirwa mu Burundi.
aha rero impamvu nazanye iyi update kugira ngo tuyivugeho, wenda yaravuzwe yarasakaye, ariko ngewe nashaka ku ruhande rwacu nka BRC News dusesengureho ni ukubera iki aya masoko iyo isoko rihiye mu Burundi ujya kumva ibinyamakuru byo mu Rwanda byo hakurya cyangwa se hino cyangwa haraguru, ukumva nibyo bitangiye kuvuga bwa mbere bigakwiza ngo isoko ryahiye ryashize. Ni ukubera iki bavandimwe? Rero ndabanza gukangurira cyangwa se kuburira abaturage b'u Burundi. Muri make intambara cyangwa se umutekano muke wa 2015 wabaye mu Burundi ushojwe n'igihugu cy'u Rwanda n'abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda b'agatsiko, ntabwo wari warangira. Mube maso, ndi gukangurira abaturage b'u Burundi. Twebwe tuvuga ibingibi ni abantu kari agatsiko twarabanye, twarakabonye turanakazi, karatuyoboye. Bavandimwe rero buriya ni ukuvuga ngo mu Burundi singiye kubatera ubwoba ngo wenda mugire ubwoba ngo RDF ngo yuzuyeyo. Muri make bariya bafatwa nyine ni ubufashwe, ariko abandi baruzuye barahari. Mu mabara barimo, mu masoko barimo bicururijwe utuntu. Mbonereho mbabwire ngo ntago nababwira ngo mujye mufata buri muntu wese ukora icyo kintu, ariko mucungane na babantu bagenda bacuruza utuntu mu ntoki, babandi bagenda babandi mubona bicaye ngo bari gukora inkweto ukuntu. Abo bantu mujye mubabaza abayobozi b'u Burundi, mubabaze ngo muri bande, mubacekinge. Dore inkotanyi naho ngaho zinjirira, amaresitora aho ngaho zikundamo, amabara mu buraya, mu ndaya, aho niho umwe zibera. Mu masoko rero mu bapangayi, abapangayi simvuze ngo mwabahemukira, ndabizi ntabwo mugira nabi. Abarundi mufite strategy ya administration ndabizi, kandi iri normal, imiyobore myiza ndabizi ko muyifite. Ariko noneho nge nabahugura nkababwira ngo yaba mu kintu cyose mubona harimo akantu k'akavuyo, ibikorwa mubona harimo akantu gasa nk'akavuyo, mujye mubitohoza, mutohoze murebe. RDF ntabwo ijya gutera ahantu idafite y'abantu. Ni ukuvuga ngo impamvu mubona ngo yatinye no gutera Burundi ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ingabo z'u Burundi izitinya, ahubwo nuko buriya hari ibyo itari yuzuza, hari aho itari yagera hangombwa. Buriya rero ni ukuvuga ngo mutohoze ahantu mugira amakenga, kandi si ukubibabwiriza, ndabizi ko mubikora, ariko njye nk'ubibabwiye mbazi narakoranye nabo. Ibyo ngibyo mubifate ko ari ihame. Abacengezi ba RDF M23 bo buzuye mu Burundi, barimo. Ntibabatera ubwoba ngo aricyo babatwara, kuko uko bafashe umwe, hari igihe bafata umwe, batanu bagasubiraho bagahunga, cyangwa se n'imigambi bari barimo ikagera gute igapfu. Ibyo rero twizere ko abarundi murabisobanukiwe kandi murabikora, ndabizi. Gusa nabonye aka kantu nakavugaho mbabwira ngo mwigengesere, mwitwararike bariya abantu mubona batwaye utuntu bameze ukuntu. Ni amoko yose, ntabwo bavuga ngo ni umuhutu, ntabwo bavuga ngo ni umututsi. RDF ikoresha ibicupuri byose bifobagane. Wumvishe ko chef wabo yabwise ko ari bifobagane. Nyine ibyo bifobagane bitagira ubwenge, bijya gutema itabi byicayeho, gutema ishami bicayeho. Reba kuvuga ngo ujye guteza umutekano mubi mu Burundi uri umunyarwanda, ni nk'ishami uba uri gutema kandi wicayeho. Aho rero ntabwo babaza ingaruka zizaba cyangwa se zishobora kubageraho. Nicyo navuga kuri ayo masoko. Naho ubundi ayo masoko babifitemo uruhare, ndabitinyuka kubivuga kabisa, ntabwo nabitinya. Biriya baba bifitemo uruhare, kuko nta kuntu isoko ejo ryashya none ngo ejo bundi rishye. Kandi ikindi nababwira, ntabwo bakoresha abanyarwanda gusa, hari n'ibicupuri by'intuza by'abarundi nabo bibifobagane, nyine nabo bakorana nabo denseri bakabafasha. Ivyo nabyo ari bikora muri Electrogas, ari ni benshi cyane. Ariko abarundi nizere ko muri maso kandi
mukomeze murebe izo aveni zose, mucunge abo bantu, utuntu twose ahantu mubona ahantu hari utugurupe, ahantu hari iki, mujye mucekinga abo bantu. Niko ikora kandi nzi ko mwarangije kuyinetraliza. Sawa sawa. So tureka tugere ku ntambara rero, intambara iyo muri Rubaya. Bavandimwe, nubwo tudaheruka kubaha ino z'amakuru cyangwa se ibiganiro, intambara yo muri Rubaya ntaho yagiye, iracyasutamye, iracyari aho ngaho. Ndagira ngo bavandimwe mbanze mbabwire bakunzi ba BRC News, hari abantu wenda baba badasobanukiwe ibintu, bakavuga ngo Wazalendo ngo kuki yagiye igafurena, ngo habayeho ubugambanyi, ngo na ivi ngo FARDC cyangwa se ngo abayobozi ba FARDC babategetse guhagarara, komandoma ntago yabemereye kugenda, minisiyo bayuze. Oya. Hari n'abari kuvuga bati kuki Wazalendo batihuse cyangwa se FARDC faci atatera amabombe mu Rwanda kubera ko wenda RDF cyangwa u Rwanda rwo rubikora. Buriya rero bavandimwe, reka mbabwire, mu ntambara harimo amastrategy menshi. Reka mpere ku guhagarara kwa Wazalendo, cyangwa se nta nubwo ari na Wazalendo yarwanye rwa rugamba cyangwa se iri kurwana urugamba iri hariya. Ndababwira ubu duce barimo n'ubundi, uduce barimo n'ubundi baracyanaturimo. Nubwo RDF nyine yaje ari igitero, ari ishyano, ariko icyayizanye nacyo ubu mbese ntari nanabirengaho. Mumenye ko uyu nawe ari umukenyuro cyangwa se umutego faci yongeye gutega u Rwanda. Bavandimwe, mbibutse ko hari ibintu bya seserofe bajya mu tunama, urabizi ko yari Amerika cyangwa se biriya bya Doha, bavuga ngo ubu bari muri seserofe. Buriya rero Kisekedi intuza strategy ye ajya agira, mwibuka uburyo iyi RDF yavuye Bukavu nako Uvira. Ushobora kwibaza uburyo yavuyeyo naho nuyirashe n'uburyo yari yinjiyemo, kandi iriya Uvira yari ifitiye uruhare rukomeye cyane, kuko RDF yari ifite gahunda yo kuba muri Uvira kugira ngo iprofite uburyo Red Tabara bafatanya bakataka u Burundi, ariko byahiriyemo kuko ibyo byo barabibangiye. None iriya politike cyangwa se diplomasi yakozwe kugira ngo bavemo, pourquoi itaba ariyo yakozwe kugira ngo n'ubundi no muri Rubaya ujye kumva bumve barivanye. Ikindi nababwira cya kabiri, FARDC cyangwa se ubuyobozi bwa Kongo, mwibuke ijambo Mubaraka Muganga yavuze ngo twebwe ngo tuzajya ngo ntituzemera kurwanira mu gihugu cyacu, ngo abagore bacu babwirweho n'amabombe, abana bacu, televiziyo zacu zimeneke, ibintu nk'ibyo nyine. Ariko ndatekereza ko Mubaraka Muganga umunsi azasubisa ibyo ikizaba kivuye mu byo yavuze, niho azumva ko yavuze ibintu ariko nawe nta wamurenganya. Bari bazi ko Kongo bayigaruye byarangije 100% cyangwa se 200%, niko bari babizi. Nuko ubwo rero nsubiye inyuma niho navuga ngo kuki Mubaraka Muganga yavuze ibyo ngibyo. Ubu abayobozi ba Kongo nibo bemera ko abaturage babo bose niba ari igitero kigiye kwataka Rubaya cyose kigomba abaturage bagomba kugishiriramo. Ubu se ninde ushobora kwemera ko RDF ishobora kuzana ibikamyo n'amakamyo ikarunda muri Rubaya itagamije kugira ngo habi ikotaniro baharwanire ku buryo nta n'ikintu kigomba kurokoka? Cyane ko nzi ko abaturage bo muri Rubaya batabemera kandi batabashyigikiye. Bavandimwe rero, ibyo ni ibintu nka bingahe ndi kubabwira mugomba guheraho muti kuki intambara itakomeje, nubwo wenda utari kumva ibibombe n'amaki wenda bakwataka ngo bibe biriho, ariko hari indi mikenyero cyangwa se hari izindi strategies ziba ziri gukorwa. Iyo ni ya kabiri. Noneho iya gatatu no kuvuga ngo Kongo nari mpereye kuvuga ngo kuki babateze umutego. Yambe navuze ngo kuki yabatari umutego babateze kugira ngo bongere bahanwe cyangwa se bongere bakora ibikorwa by'intuza by'ubwicanyi, noneho bigomba kubazanira n'ibihano. Niba bazanye ingabo zingana kuriya, kuki batabategwa umutego ngo bakora ibyo bikorwa by'ubwicanyi, noneho babonereho baprofite Kongo iprofite ibihano, bongera kuyihana kubera ko iri gutera ibitero bingana kuriya muri iki
muri Rubaya kandi ari Wazalendo. Wazalendo ni abaturage baba bari kwigwanira bagwanira ubutaka bwabo. So aho rero icya kabiri ni ukuvuga ngo niba bibaye ngombwa buriya bashobora kureba FARDC ishobora kureba. Iyo mvuze FARDC ni ubuyobozi bw'igisirikare cya Kongo cyangwa se ubuyobozi bw'igihugu bushinzwe igisirikare cyangwa bushinzwe intambara ku rugamba. Ni ukuvuga ngo bashobora kureba bagasanga abantu bagiye kugwa muri iriya ntambara ari benshi cyane kandi ari abaturage babo, ibyo bakaba barabigize. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu rero nacyo ni ukuvuga ngo birashoboka ko umwanzi, buriya hari strategy zo ku rugamba. Hari uburyo umwanzi ushobora kubona ukabona yaje ari mwinshi, cyangwa se wateguye uburyo ugomba kumunetraliza ugasanga ahubwo ari mukeya ukamutiripota ku buryo noneho we kubwe atamenya ko uri kumutega umutego, akazana abasirikare benshi akanabashyira n'ahantu hi-expose kugira ngo ubone wowe uko ubamena. Mbese ugasanga nk'umutikisha ukavuga ati tugiye kubataka nako bari no kubataka bien sûr. Urabona ko Wazalendo yarigeze kuri 1 km cyangwa se kilometero imwe ya Rubaya yo ku birombe by'amabuye y'agaciro, noneho aho ngaho akaba ariho bahagarariye. Noneho bagateganya bati reka ture ko haza abantu ingabo nyinshi cyane cyangwa se abasirikare benshi cyangwa se ibimashini byinshi cyangwa se bongere biyagitive cyangwa se bongere bi-expose. Noneho drone hakoreshwa iki? Hakoreshwe drone. Noneho ahubwo ho kugira ngo abataka ku buryo bw'ubutaka kuri tere babe bakeya, noneho drone zo mu kirere n'akajugujugu arizo zikora aho ngaho. Iyo byose ni uburyo muri tactique, muri strategique bukorwa ku rugamba. Nanone hari igihe wenda ku kindi nk'icya kane, hari ubundi buryo nabwo bitari ibyo bya mbere navuze. Iyo watatse wenda ahantu mu buryo bw'iperereza, noneho iperereza ryawe rikakwereka ko umubare mwatakanye ari mwenda, ushobora kuba ariwo bikagaragara ko ari muke, icyo gihe uba uhagaze ukagira gute? Ukikusanya, kuko warangije kubona ingufu z'umwanzi, ukagenda ukiprepara noneho ku buryo urazikuba kabiri cyangwa se ukazirenzaho. Ibyo byose birashoboka. Ariko bavandimwe, mumenye ko intambara yo iracyari hahandi, kandi hari abantu bari bacitse intege ati wenda Rubaya ntabwo igomba kubohozwa. Rubaya igomba kubohozwa. Ndaza kubabwira impamvu Rubaya igomba kubohozwa hakozwe strategy cyangwa se target yenda yo mu bundi bwoko. Ubwo rero buriya hari abantu bibaza, nibwo nagira ngo abantu bibazaga ngo kuki Wazalendo igera kuri 1 km noneho FARDC ntibahera mfuru ngo bapuse barinde bagera mu Rwanda. Bavandimwe, ngiye nkunda kujya mbivuga mu kiganiro kenshi cyane, nkababwira ngo Kongo ntabwo ibuze amaboko yo gutera u Rwanda pe, mu byumve guco. N'umunsi umwe ushobora kumva u Rwanda ngo banaruteye, nako ni umunsi barutera u Rwanda rwose bakanarwuzuzamo indege bakanarurasa. Ariko icyo urugero nabaha, muzarebe nk'akana kiyenza gakunda kwiyenza. Hari igihe gashotora nka mukuru wako, kakajya kamushotora kakamukubita kugira ngo noneho aze kurakara. Namara kurakara noneho mukuru wako agakubite, nagakubita kakababaza, gahite kirukira kuri nyina cyangwa kuri papa atarankubise. Nta kindi gihita gikorwa n'iki? Ni uguhita wa wundi mukuru we bamuhana. Nyina cyangwa se kakandi gato karegeye ahita amuhana, kandi kuko bihita bigaragara kwa mukubise. Niko rero n'u Rwanda buriya rumeze, karagatsiko k'u Rwanda. Buriya umuntu wese udafite imbaraga arihahata, akirarira, akigira ate. Ndatekereza ko Kongo n'abafatanyabikorwa bayo batatse u Rwanda nta minsi 2 nta minsi 3. Ariko noneho mumenye ko hari komite mpuzamahanga, hariho na Amerika iba ibiri kubagira inama, n'ibindi bihugu wenda umuntu atavuga biba biri kubagira inama ati ese urakubita uriya afite aho gukubita koko.
namwe murebe Kigali, umujyi wa Kigali murebe hagwamo amabomba angahe kugira ngo gube gurangiye, ko n'amazu yubatse atubatse mu buryo buri strategique cyangwa se mu buryo bufite durability. Ni ukuvuga ngo hari igihe ureba ukabura n'umuntu naho wakubita. Kongo ntabwo yabuze ubwo buryo bwo guha. None muzi ko hari kajugujugu cyangwa se za drone Kongo ifite, hari n'izitari zakora, hari n'ibitwaro bya kirimbuzi itari ntabwo ari bya kirimbuzi tuku, ibitwaro biremereye by'indege n'amadrone bitari byakoreshwa. None yaburite kugira ngo yatake hariya, none se kuki tatatse mu Minembwe ahubwo? Mu Minembwe hose haragoswe, na Rubaya hose haragoswe, kuki batahataka? Wakwibaza aho ngaho. Wajya kugota umuntu, tuvuge ugose inzu y'umuntu urayigose, muri abasirikare mugose inzu y'umuntu, mukavuga ngo ya nzu yarabananiye kwigera kugira ngo muyirimbure, ahubwo nuko mwigengesera mukareba ngo iyi nzu nituyirimbura harimo izihe nyungu. Ibintu byose ni inyungu, ibintu cyose yaba imirwano yaba iki, ugomba kumenya ngo harimo inyungu izi n'izi. So bavandimwe rero, mumenye ko ntarirarenga, kandi mu gihe gitoya kitarenze nk'iminsi, ntari iminsi myinshi, muraba muri kumva ko Rubaya yigarure cyangwa se na Goma. Ahubwo ikintu noneho nashaka kubabwira, mumpereye kuri iyi ntambara yo mu Rubaya, mwari muzi ko Goma ubu ngubu bugarijwe? Mwari muzi ko Goma abaturage bari kugenda, nako abayobozi, abaturage burya ntabwo bapfa guhunga mbere kuko amakuru baba batayazi, ariko abayobozi batangiye guhunga, bari kujya biviramo muri Goma bigendera. Uti bari guhunga bigenze gute? Ejo bundi muri Rusayo, ejo bundi nangwe, ejo na Mugunga, muzi biri guhacika ibyo ari byo? Muzi Wazalendo se kwihari? Ubu ngubu ntihoroshye. Ejo bundi bafashe abayobozi ba RDF M23 bari mu ibara, Wazalendo ntiyabateruye ikabajyana ikajya kubakora ibyo igomba kubakorera. Ubu se birazwa, hari n'uri kubitangaza ubwo babizi. Ni hariya rero ko niba muzi Mugunga ni he, ntabwo ari muri Goma. Aho rero mwitonde neza, kuko muri Wazalendo ubu hari kwinjiramo ba Wazalendo bandi bo bavuye muri M23, benshi bamaze kwakira. Natekereza ko ari kuvuga ko bamaze kwakira 673 bari kwinjira muri Wazalendo. Noneho hari n'abadashaka kwinjiramo bakagwa ku mirwano, bari kubarura 217. Abo bose barangije gupfa. Muse ikintu ubwo intambara itariho ni iyi. Niba muri Goma bimeze gutyo biri gucika, muri Wazalendo na FARDC bakaba n'ubundi imisozi, bari muri Kinigi, bari muri Kibabi, bari mu Kanyaru, aho hose barahari. Kandi no muri Rubavu no muri Rubaya barimo, kuko barimo nyine nk'abasivile bibereyemo, bari gukora amaneko. Mureke rero turebe icyo Kongo iduhishiye. Kandi ikindi nabibutsa, mujye mureba umukenyuro wose Kisekedi akoze, yiturije yicecekeye, murebe icyo guza kubyara. Muretse muraza kureba icyo Rubaya iri buze kubyara, n'ibitaba ibihano biraba imirambo y'abayobozi, muraza kubyumva. Ikiri ndavuga ni ku rupfu rw'uriya Colonel Braddock. Uriya Colonel Braddock rero, we yaguye, ni RDF yamwiciye. Mwese muzi ko amakuru yose yo muri RDF M23 ari kugera kuri Wazalendo na FARDC. Rero nge Wazalendo ni RDF cyangwa se M23, ibyo mwakora byose mwakwica abantu, ni RDF yamwiciye, ni umukoloneli. Ngo batoje bamenya ko ari uri gutanga amakuru muri Wazalendo. None se RDF abantu bose murabamara, murabica mubamare. Nimwe noneho abumva DRC News mumbwire, mumbarire, muzabamara mwese. Muzi ko hari drone zimaze kubamara, abayobozi zarabamaze. Inama muyijyamo bakabatsindamo, mwajya hehe mu modoka bakabarasa, mwaba muri gutambura bakabakora ambuscade mukabamara. Kubera iki? Nta makuru nyine ari gutangwa. Icyo mwibeshye rero muvuga ngo muzi ubwenge mutagira n'ubwenge. Iyo muri kurokwita abakongomani, muba muzi ko ari abaturage ba Kongo.
gusa iyo murokirisa abakongomani wazalendo ko ari abaturage uzi icyo ari mu wazalendo buri kurokirita. Ubwo se iyo mubona no mu Rwanda, iyo mubona abanyarwanda, ndaza kuvuga ku banyarwanda b'abahutu, iyo mubona umuhutu w'umunyarwanda muri kumurokirita kandi mwaramusenyeye n'inzu, iyo muri kurokirita mumenya uwo mwasenyeye inzu, mumenya se ise uko afungiwe muri gereza, mumenya se ko ise mwamwishe, mumenya ko mubyara we mwamwatsibye cyangwa se yahunze, murabimenya. Ubwo se mwizeye iki? RDF rero aho mugeze namwe ntimuzi icyo mukora, ntimuzi n'icyo mureka, gusa cyakora muri abiyahuzi, niryo zina ryanyu b'abateroriste. Urwo rupfu rw'uwo mukoroneri ni RDF yamwiciye kubera ko yatohoje, yahoze ari umuzarendo, nimba abandi bajya nyine bakinjira akirepotinga mu kindi gihande. Ubwo rero yagiye muri RDF muri M23 baramurangije. N'abandi mukomeze mwice, nababwira iki? Reka ndangirize rero kuri jenoside y'abahutu iri gukorerwa mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda. Muti bari kuyikora guti? Bari gukora bahereye kuri rokiritoma y'abana bagomba kujya mu gisirikare, ariko noneho icyagaragaye ko ari jenoside buri, ariko ntari navuga kuri iyo jenoside bavandimwe. Kari agatsiko ka APR cyangwa se FPR kinjira mu gihugu cy'u Rwanda, ko kaje ikintu kari kagamije, kari gashaka kugira ngo urabizi ko abatutsi kari kitwaje nyine n'ubu ngubu karwana kitwaje ngo ni abatutsi. RDF yitwaza ko iri kurengera abatutsi, noneho ubwo yaje iteye iri kuvuga ko ari abatutsi ije kurengera. Dore kubarengera rero ikabona ko igomba kubarengera ari uko umubare nyamwinshi igombye kubanetraliza, kubapunguza. Noneho izana titre ijambo cyangwa se icyo bise ngo ni punguza wajinga, kupunguza wajinga. Noneho gupunguza wajinga rero ni ukuvuga ngo ni ukugabanya abahutu, mbese ngo kugira bagabanuke. Yarabagabanyije n'ibyo yaragerageje yisha abahutu, yarabamaze na n'ubu barazerera hirya no hino, yaragerageje, usibye ko Imana ntiyamwemera ko bose bashira. Sasa rero ubwo niho igejeje rero uno munsi, noneho nicyo gika noneho igejejeho. Ariko nsubiye inyuma, yangaja mu gisirikare yageragezaga kugira ngo nibura umuhutu winjiyemo atabona umwanya mu gisirikare cyangwa se atajya ku ipeti rirerire. Ariko uno munsi kubera ko abatutsi bamaze kubamara, bagiyemo mbere banashize, ubu abakadere b'igisirikare benshi bari gushira, barebye bati noneho reka dukore yapunguza wajinga, reka noneho duhere mu gisirikare, bari abahutu bajye birohamo, abatutsi noneho tube turetse kugira gute kubangaja, kugira ngo abatutsi aribo birohamo ari benshi. Ubwo rero naho ngaho noneho bahamagariye abatutsi nako abahutu ngo bajyemo ari benshi. Noneho ubwo abatutsi bagira gute, basa nkaho mu bigaragara ntabwo bari kubyerekana, ariko umututsi ashobora kujyayo bakaba banamwangira, wenda mu buryo bw'ubwenge buri strategique bakamwangira, ariko ku buryo atazi. Ubwo rero ngo ni iki noneho bagamije kugira ngo bagende babashore muri Kongo, babe bari gushirirayo, noneho nubwo babashyira imbere abahutu bashire. Banyarwandakazi muri kurokiritwa mu ntambara ijya muri Kongo, ndangirije kubagira inama. Icyambere, ndabizi ko ushobora kwanga kujya mu gisirikare bakakwibazaho impamvu, ariko ubonye batarakwibazaho wakireka. Icyo ni ikintu cya mbere, wareka kukijyamo. Ndakubwira wowe w'umuhutu, kuko ni mwebwe mugezweho, ntabwo ari kuvuga ngo ni amacakubiri, ahubwo ni ukuvuga ngo abahutu nibo bagezweho kugira ngo bajye gushirira muri Kongo, kuko abatutsi bo baranashije deja, kandi wenda bavuga ko ari bo nyamukeye. Noneho iyo ni kimwe. Niba uri kubona batashobora gutekereza, bireke bikwiriye kujyayo. Niba uri kubona bashobora kugukurikira kugutekereza ngo ujyemo, bikore ahubwo wihuse, kandi ubereka ko ugiye kurwana, nyine ufite morali zo kurwana. Rero icyo uzakora ni iki? Ni ibintu bibiri. Ku rugamba iyo bishobotse, mbese inyigisho uzaziga, birumvikana uziga nk'umusirikare, bakwigisha igisirikare, n'ubwo wenda babigisha igihe gitoya, ariko wowe uzagenda ufite ubwenge bw'uko noneho nibura uko wari warabuze bwo kuva mu gihugu cy'u Rwanda, ubonye itike yo kugira gute yo kugisohokamo, ukigeramo hanze uzashaka uburyo ugira gute ucika. Nutabona uko ucika, ukomeze ube mu gisirikare,
nta kibazo, kuko hari ingabo ziteguye kubohoza igihugu cy'u Rwanda, zirahari ntizizwi. N'abibaza kuri Kongo kidatera u Rwanda, namwe mu byumvira aho ngaho, ubwo nangije kubivuga. Ni ukuvuga ngo rero wowe wigumira aho ngaho, igihugu cy'u Rwanda nikimara gufatwa, wowe uzaba uri umusirikare. Umusirikare yari ku rugamba upfa kudakora ibikorwa by'intambara, ibyaha by'intambara, upfa kutagaragara muri ibyo ngibyo, ndetse babona bagiye kubigukoresha ku buryo ariho noneho wahera kubatoroka. Naho ubundi niba binabaye na ngombwa, hari igihe mushobora kuba wifitiye n'inzara, ko mu Rwanda hari ibibazo by'inzara, ukinjira, mwinjire ku bwinshi, cyangwa se niba ubona badashobora kugutekerezaho ubireke, ariko niba ubona bashobora kukwibazaho, mwinjire. Iyo niyo sorti babahaye kugira ngo muve mu icyo gihugu, cyangwa se mubone iki, muzabone imibereho. Kuko muzagenda nimugera muri Kongo, mwitange muri wazarendo, mwitange, kandi bazaba babahaye intwaro muzijyane, ibitwaro byose muzaba mushoboye gukoresha mu byinjirane. Icyo gihe noneho muzavuga ubutwari bwanyu igihugu kimaze gufatwa. Naha rero ndangirije bavandimwe, ndi kuburira abanyarwanda kugira ngo b'abahutu cyane cyane, kuko nibo bitabiriwe noneho iri rokiritoma nibiri kureba cyane, kugira ngo bagende kubamarisha muri Kongo. Amahoro y'Imana rero akomeze bane namwe. Ibiganiro nagagaruka, turi kumwe. Ciao ciao.